aba kabiri barambwira ngo nukwamamaza online ngura spot ya 20 bampana application yabyo barayimpa icyo gihe iyo application ngo iragufasha mu kagenerating amafaranga buri munsi bo baranyiginga nyine ko ba muntu yakurembeje ndavuga noke nubundi ayangana ashoboraga no kuyatangira ubuntu reka nyafate nyatange ndebe ibi bintu ibyo ari byo kugira ngo ngerageze hari ijambo nkunda Salomo yavuze hano mu migani ngira ngo yaje kuvuga aravuga ngo nagerageje ibintu byose ngo kugira ngo menye ubwenge hari ibintu bimwe na bimwe umuntu agerageza gusa kugira ngo amenye ubwenge noneho ntanga amafaranga 20 bampaye iyo application nyishyiramo mbura umuntu n'umwe ndavuga none ndeba ibintu bihakorerwa ndeba nyine uko kwamamaza ndareba mbona nta kintu turi gukora nta kintu turi guha abantu pe urabangura yicaye gutya gusa nta kintu twari turi guha abantu icyo gihe nta kintu cyari gihari ndabaza se gahunda hari mu myaka iri imbere ni iyi mufite gahunda imeze ite kugira ngo umenye niba ari business wenda tuvuge ngo ino myaka turimo turi investinga ariko mu myaka 5 iri imbere hari ikintu twaba turi gukorera abantu wenda turi gutegura kubaka uruganda wenda turi gutegura na billboard cyangwa yego turi gutegura iki nyine kugira ngo tumenye ngo turi gukora ikintu barakibura baramwe ngo ni application gusa yo kwamamaza ngo muzajya mwandikirana ngo muzajya mugira gutya ngo abantu benshi ngo kugira contact nyinshi abantu ngo bazajya bakungu bareba ngo status zawe ndavuga na WhatsApp nabo barareba icyo gihe amafaranga 20 nayo ndahomba urumva ibyo bintu biri scam bimeze nk'ibyo ngibyo yaruvuze urubyiruko rwinshi rujyamo rugira ngo ruri buze gukira ejo nabishoyemo amafaranga yanjye mu 30 mpitampagarika ndavuga nti nta yandi muzandi hari n'abandi bafite amakawa akawa singiye kubimefyo ndaharabo bivura ariko biri bizarre kubona nyine dufite ikawa ishobora kuvura umuntu diabete ikamuha urubyaro yarananiwe kubyara hari n'ibindi bintu abantu bakirwa babicuruza bullshit cyo mu byumba ngo abagabo akazi kananiye abagore iyo ni produit imwe ni ikawa donc uri ibyo byose ni all in one buriya urubyiruko cyane twagombye kujya tureba tukavuga ngo what value am I adding to people nakaye gaciro ndi kongerera abantu iki kintu bari kumbwira kugura yego gifite niba ari business koko ngiye kujyamo ngiye gushoramo nakaye gaciro igiye guha abantu ndayiha abantu kuko business ko twayize muri modo yayo igomba kuba hari ikibazo ugiye gukemurira abantu cyane kandi ukaba uzi ngo ikintu ugiye gukemurira abazo waragitestinze urakizi neza ko ari ikintu gikora ni nayo nyungu yawe ya mbere nk'umu business niyo nyungu yawe kugira ngo abantu ubakemurire ikibazo runaka bafite nabo baguha amafaranga niba yaguha be kuzagaruka inyuma ngo bavuge ngo waradushutse kuko hari abantu bagura ibyo bintu yamara kubigura nubundi gabikanga bigakomeza kunanirana nako kofi y'ibihumbi 200 urayumva kofi ntiribarirwa bayinywa hano ibihumbi bingahe bisanzwe kofi 200 iyo kofi se yeze mu kirere muri Thailand abajene n'ubundi nibyo twavugaga kare nk'uko wakomeje wanabidusomeye no gushira amaboko hasi ni gushira amaboko hasi tube patient kuko wirukira ibigusiga wa mugani ugasiga ibigusanga cyane so dushyire amaboko hasi so nashaka gusoza rero hano wari wambwiye ngo mbabwire ku ijambo ry'Imana rishobora kuba ryadufasha niringiri gusa nahisemo kugira ngo turyigireho tugiye muri bira twavuga byinshi bigiye bitandukanye ariko nashaka gufata iringiri kugira ngo ari ryo dutindaho cyane tuvuge ko dukeneye gukora tuvuge yuko ubuzima dufite buzarangira ntago buzahoraho ariko tubukoreshe neza ibintu bishobora kugira inyungu ku buzima bwacu no ku buzima bw'abandi ikindi tumenye yuko twese dufite amahirwe munsi y'ijuru abafite imbaraga si bo batsinda yego ahubwo aba amahirwe yagezeho nibo batsinda buri muntu wese aranyagira kandi rero amahirwe kugira ngo yagereho nuko buri gukora hari ikintu nasuzumye nsanga nicyo ushobora kuba ufite igitekerezo yego cy'ikintu ushaka kuzakora ugafungura company icyo kintu utari wagitangira noneho ugakomeza gushakisha amahirwe mu gihe runaka ukazajya kubona ukabona ubonye ikiraka cy'iyo company yawe bakaguha amafaranga menshi kubera gusa ko ufite company hari abantu nzi bagiye babura akazi kubera ko badafite company yandikishijwe muri RDB yego kuko condition ibyo bakora barabishoboye yego ariko condition kugira ngo babone akazi kabaha amafaranga menshi nuko bagomba kuba bafite icyangombwa cya RDB bakora byemewe n'amategeko none urubyiruko
twebwe benshi turatinya kwandikisha business zacu kubera imisoro. Tuvuga ngo imisoro se tuzayibona. Ufite ubwoba bw'iki? Uzasora mu yo wabonye. Ntabwo uzasora mu yo utabonye. Noneho ibyiza rero niba ufite igitekerezo, andikisha business yawe. Niba ufite hari ubumenyi uzuvuga ngo ubumenyi ndabuzi, andikisha business yawe. Leta irabitworohereza, ni amasaha 6 ngira ngo gusa waciye kuri RDB, wandikishe business yawe. Noneho ukomeze ushakisha amahirwe, ukomeze utekereze no kuri iyo business, utekereze ngo ni gute nayiteza imbere, niki nakora kugira ngo itere imbere. Kandi nanone ntube nyamwigendaho. Ushaka abantu mufite ubushobozi bungana, ushaka abantu mufite ibitekerezo bimwe, mushobora kumvikana, mujye hamwe mukore iyo business, muyitekerereze, murare mwicaye, aho kugira ngo urare wicaye uri kunywa inzoga, bamwe barara mu kabari. Nibura warara wicaye uri gutekereza ngo business yanjye ndayiteza imbere gute. Nibura sinkubwiye ngo urare wicaye uri gusenga, kuko nimwe navyo turabigarukaho. Hari abantu none nabo barara bicaye bari gusenga, which is okay, ntacyo bitwaye, birarutana none kujya handi. Ariko nanone ntubihoremo gutyo gusa byonyine. Nanone umunsi umwe uvuga ngo ndarara nice ndi gutekereza kuri business. Normalement iyo udafite amafaranga yo gushora, uba ufite igihe. Ntabwo bijya bibaho ko ibyo bintu byo ntabwo byaburira rimwe. Imana wa mugani n'umuhanga cyane. Ntabwo ushobora kubura ibyo bintu bibiri icyarimwe, ngo ubure amafaranga ubure n'igihe. Ubona kimwe ukabona amafaranga, igihe ukaba ufite igihe gitoya. Niyo mpamvu abantu bazaguhikira akakubwira ati nkorera ibi ngibi, amafaranga umuci ukabona arayaguhaye, akayaguha nta kintu abitekereje, azi ko we igihe urabikoramo ntacyo afite, nta gihe afite, sibyo? Hari n'abandi rero nawe uba ufite igihe, uricaye nta mafaranga ufite ariko ufite igihe. So icyo gihe cyawe rero uragikoresha cyane kabisa, uragikoresha mu bintu byawe. Rero nashaka kuvuga, nari gusoza ku kantu ko kuvuga ngo business yawe ifungure. Navuga ko nabisuzumye, nsanga abantu benshi bagiye bafungura business, noneho nyuma y'igihe runaka wajya kugira gutyo ukagira amahirwe ukabona harana submitinze nani company yawe bakakuhamagara ati ngwino udukorere iki kintu, ajye kugikora ukubona amafaranga menshi utashoboraga kubona uri wenyine. Ikindi nuko wafunguye business gutyo, utekereza uburyo ugomba kubaka iyo brand. Uvuga toke ndimo ndubaka izina, nubwo naba ndahari ryakomeza gukora, kuko iyo uri wenyine nk'ubu ngubu nka Jean, wenda niba hari ibintu ushoboye, ndabishoboye nkanjye, ariko umunsi nabishyira muri company runaka, nubwo ntajyayo, izi company bayizeye, hohereza undi muntu baramwemera. Ariko iyo ari njye bizeye, ntago nakohereza undi utari njye wenyine. Kuvuga ngo icyo gihe mbafite uburyo bukeya bwo kwaguka. Ariko mfite company bakaba baranyizeye, bizera yuko n'uwo ari wese nakohereza nawe afite ubushobozi bungana n'ubwanjye. Bo bareba company. Nyahunda gutanga urugero, nk'ubu ngubu ndamutse ngiye gukora muri MTN mu bintu bya networking, ntabyo nzi, ngo mvuze ibyo ntazi cyane. Noneho bakampa akazi nyine, bakangirira icyizere bakampa akazi. None MTN umunsi umwe kanyohereza nko mu kigo runaka ngiye kubakorera networking, banyakira nk'umuntu w'inzobere. Kubera iki? Ntabwo banyakira nkanjye, banyakira nka MTN. Niyo mpamvu kubaka brand ari ingenzi. Company yawe niba igitekerezo ugifite, andika izo nzozi ufite ahantu, uvuga ngo izo nzozi mfite ndazifite, nzanditse ahantu, nzakomeza kuzitekereza kugeza igihe. Kuko amahirwe Bibiliya yavuze, ndagusubiramo umurongo wabimbwiye ngusubiremo, yavuze ngo nongeye kubona munsi y'ijuru, mbona yuko aho basiganwa abanyambaraga atari bo basiga abandi, ngo kandi mu ntambara intwari atari zo zitsinda. Ubusanzwe mu ntambara intwari nizo zitsinda, niko tubitekereza. Ariko Bibiliya yavuze ngo mu ntambara si intwari zitsinda. Hari amasomo ya gisirikare ya Navy Seals muri Amerika. Nahoze ndeba aka video ko muntu wabo bashinzwe avuga uburyo abantu basucceedinga, batsinda imyitozo, bapasinga test yabyo. Avuga ngo mu bantu bose yabonye abasore b'ibigango baza kwiyandikisha, basanzwe bakora imyitozo, bakora gym, bameze neza. Ku munsi wa kabiri bagasubira mu rugo. Ngo ariko abantu yagiye abona bapasinga bakavamo aba Navy Seals bakomeye, ngo ni twatundi twazaga kihiringa mu iguni hariya gatitira, afite ubwoba, azi ko atazabishobora. Nibo ngo yajyaga guha imyitozo, ngo bikagera ku munsi wa nyuma abona bose bagiye kurangira, akumva kamwe muri bwa bundi yabonye gateye indirimbo izamurira morale bagenzi babo. Urumva ijoro bakaripasinga,
cyane kabisa. Urumva izo si intwari mu buryo bw'amaso agaragara ntimubonaga nk'intwari, ariko nyine si intwari sizo zitsinda. Ngo ndetse abanyabwenge sibo babona ibyo kurya. Hari abanyabwenge bafite amadigiri menshi, njya mbivuga A+A, benshi baricaye, barayafite menshi, amadigiri menshi bafite bize bari abanyabwenge, bavuga ngo ni abanyabwenge, ariko sibo babona ibyo kurya. Gusa nubwo turi kubivuga gutyo, kuba umunyabwenge ni byiza, ariko ntutekereze ko kuba umunyabwenge bizaguhesha umutsima, kuko nanone hari akandi kantu akenshi muri bya bindi ndi kubwira ngo urubyiruko dutekereza ko tubona inyungu vuba, tujya turangiza amashuri tuzi ngo turete tubona akazi. Buriya uri mu ishuri ufite ukuntu uba ukingirijweho gato, utazi ubuzima bwo hanze, utazi reality, ukarangiza noneho rimwe na rimwe wari n'umunyabwenge, wari watsindaga wabaga uwa mbere muri no grading system yacu hano mu Rwanda, wabaga uwa mbere mu ishuri, noneho ugatekereza ngo buriya ubwo nabaga uwa mbere mu ishuri no mu buzima nzaba uwa mbere, wahagera ugakubitwa. Kandi wabaga uwa mbere kubera kondisiyo ziri limite, ziri favorable, bashyizeho imbariro mutagomba kurenga. Ni ukwambara iniforme, ni ukurya, ni ukuzenguruka ahantu runaka, ukaba uwa mbere muri ibyo ngibyo. Naho hano muri ubu buzima bwo hanze biratandukanye, abanyabwenge si babona ibyo kurya, niko Bibiliya yavuze. Ikindi yavuze ngo n'abajijutse sibo bagira ubutunzi, ngo n'abahanga sibo bafite igikundiro, ngo ahubwo ibihe n'ibigwirira umuntu biba kuri bose. Ubundi uyu mwanditsi wo mu mubwiriza icyo ashaka kuvuga nuko yavuze ngo ubundi ubusanzwe abanyembaraga nibo basiga abandi. Habaho isiganwa, umuntu ufite imbaraga niwe usiga abandi mu buzima, ni munane mu bigaragara, niko bisanzwe. Ni vuga niba ushaka gusiga abandi ugomba kubaka imbaraga. Ikindi nanone nuko mu ntambara abantu b'intwari babandi badatinya intwari, ubundi reka nzifate nk'abantu badatinya urugamba, abo ngabo nibo batsinda kenshi. Noneho ikindi, abanyabwenge nibo babona ibyo kurya. Kugira ngo ubeho kuri iyi si cyane bavuga ngo muri Kigali ngo kubamo ngo ni ubwenge, ni ukugira ubwenge. Abanyabwenge nibo babona ibyo kurya. Noneho n'abajijutse bakagira ubutunzi. Abantu bafite kujijuka mu bwenge bwabo, nabo babona ubutunzi, usanga ari abakiri, ari abaherwe. Noneho ngo nanone abahanga nabo usanga bafite igikundiro. Abantu b'abahanga nabo barabakunda. Wenda gutandukanya umuntu ujijutse, gutandukanya umuntu w'umuhanga no gutandukanya umuntu w'umunyabwenge, icyo ni ikindi kintu twazarebaho. Ariko abo bantu bose ni ukuvuga ngo buri muntu wese uko yagiye abivuga akavuga ngo sibo, ubusanzwe mu buzima busanzwe ni nk'aho ariko byari bimeze. Nakiza ko umuhanga ni incakuru, niko byagombye kuba bimeze, ariko Bibiliya yavuze ngo siko bihora. Actually hajya avuga ngo siko bihora, ahubwo ibihe kuri abo banyabwenge bibageraho. Donc ntabwo ari umurongo ugororotse, ntabwo ari ukuvuga ngo ni straight line ngo umunyabwenge wese ngo agomba kubona ibyo kurya. Ntabwo ari straight line ngo umunyembaraga wese ngo agomba gusiga abandi. Siko bimeze. Hari undi muntu uzaza atari umunyembaraga aho ngaho gutyo gusa akagusiga, sibyo? None nushaka kubireba neza uraza kureba uvuge ngo nureba mu buzima busanzwe urasanga hari abana bavukiye mu miryango ikize, uyu munsi bari mu marehab, ubuzima bwayo yari muri rehab, ari muri rehabilitation centers, ubuzima bwiwe bwarangiritse. Usanga umwana w'umukene, hari n'ijambo onkere yigeze ambwira umunsi umwe, onkere ndamukunda cyane, nazareba ibiganiro sinzi ko azabireba, ariko azabyumve ko mukunda, ni umubyeyi mwiza. Yambwira ijambo rimwe umunsi umwe, icyo gihe nari nakoze amakosa banyirukanye ku ishuri, noneho aje abantu baramubwira ngo nkubite, yanga kunkubita. Actually nawe yari yiteguye kunkubita, ariko yanga kunkubita. Noneho arangije araza arambwira ngo abandi bana bafite ibintu byose bakeneye, baricaye mu ishuri ntibabirukanye. Noneho udafite byose ni wowe birukanye, ni wowe birukanye. Ibyo ngibyo bisobanura gute? Genda ubuzima bwawe aho ushaka kubujyana bariho uzabujyana. Arandeka, ariko iryo jambo komeza kujya nditekerezaho, nkajya nditekereza nkavugana, ariko uzi ko ari byo. Ubundi niba nta kintu ufite ndikwitwara nabi gute? N'icyo ufite uri burakijuka, n'icyo mfite nkaba ndimo ndacyangiza.
urumva nk'iryo ni isomo rikomeye yari yampaye. Hari igihe rero usanga umwana yavukiye ahantu hakomeye ariko akumva nyine asa nk'aho afite akantu ko kwiyemerana ibyo ngibyo yasanganye ababyeyi be, bigatuma yitwara nabi. Nyamara nabyo nta kintu bikumariye, shaka ibyawe nibyo by'ingenzi. Rero Bibiliya yari yavuze ngo abo bose bafite abo ngabo twabonaga ko ari abantu bashobora gutsinda, nabo ntabwo ari ko batsinda. Ibihe n'ibigwirira abantu twese bitugeraho kimwe, dufite amahirwe angana yo kugwirirwa n'ibihe n'ibitugwirira abantu muri rusange kugira ngo dushobore kuba twagira icyo twageraho. Nk'uko imvura igwa mu mirima y'abahinga ikagwa no muri kaburimbo cyane kabisa, ntabwo ijya ivangura. Ntabwo yita ngo hano hari kaburimbo ngo reka. Pasiteri wacu ajya akunda kubivuga akavuga ngo Imana igira ubugwa neza cyane. Imvura igwa mu murima w'abantu bahinze ibishyimbo ikajya kugwa no mu bahinze urumogi. Ngo Imana iyo igushije imvura ntabwo ijya ivangura ngo ivuge ngo icyo wahinze nikivomerera, cyangwa hari amakaro iraza ikayavomera. Ni ukuvuga ngo icyo wahinze nicyo Imana ikuvomerera. Rero ibyiza ni uko wahinga ibintu byiza bigufitiye inyungu, uzi ko bitazaguteza ibibazo. Imana ntizabura kugushyigikira. Umujene ahore yiteguye amahirwe nk'uko urugero rw'imvura dutanze. Nupavuma n'amakaro imvura izaza iyagweho, ukoropa ugira amakaro asa neza. Nuhahinga ibishyimbo imvura izaza igwe muri ibyo bishyimbo byawe, umunsi ukurikiyeho urye. Hari ibintu byagombye kutwigisha tukareka gutinya gutangira gukora ikintu runaka ngo nuko abandi bagikoze. Gusa nanone ntitugikore kubera ko bagikoze, tugikore kubera ko dufite iyo conviction, twumva ko ari passion yacu, twumva ko ari ikintu dukunda cyane, ko hari value dushobora kwadinga, ikintu tugomba kongera, hari ikintu dushobora gutanga muri urwo ruganda, muri iyo sector. Rero ikintu dukwiye kwigiraho kikatubuza gutinya mu gihe twagize igitekerezo gisa n'icy'abandi ariko gifite umwihariko wacyo muri twebwe. Uzi urebera ku bacuruza ku ba agent ba MTN na za Tigo n'abandi, hari n'uwo duheruka kuganira, ujye ubareberaho bari abantu ni benshi kandi bahagarara hamwe. Ukibaza aba bantu kuki batimuka ngo umwe ajye guhagarara ahantu hiwe, ariko bose baraza bagahagarara hamwe kandi bose ubabajije, bose usanga buri muntu wese afite ikintu kibagira. Njye narabikoze. Nta n'umu agent uhomba, bahomba ari uko babibye. Njye nabikozeho. Ni ukuvuga ngo utari kumwe n'abandi nta muntu wagusanga, abakiriya ntibashobora kugusanga. Kugira ngo bagusange nuko ugomba kuba uri muri quartier y'abandi. Noneho abantu baraza, abawe baba baza aho uri, hakabaho n'abandi baza gutyo gusa, yaza aje gushaka wa muntu wiwe yarayamenyera agasanga arabuze agahita ko agusanga, ukaba wamugumana cyangwa se akazasubira kuri mugenzi wiwe. Urumva igitekerezo cyawe ufite ugikora utitaye kuvuga ngo hari abandi bagikoze, ugikora ukwawe wumva wagihawe, wumva nyine ushaka kugikora. Ikindi abandi bareberaho ni abamotari. Abamotari mujye mubareba. Ngewe kubera uburyo ari benshi, nanjye nahisemo ko nta mumotari umwe nzagira. Sinagira contact y'umumotari umwe ngo mvuge ngo uyu mumotari ni umwe niwe ngendana nawe. Ahubwo se wamubona? Sinanamubona ati nawe ntiyambonera uwo mwanya. Nawe ntiyambonera uwo mwanya. Ni ukuvuga ngo nagerageje gusuzuma ngo ndebe niba nshobora kugendera kuri moto imwe inshuro zingahe, ko hari igihe tubishyira kuri telefone. Nta nimero n'imwe ndishyura kabiri mu cyumweru kimwe. Nishyura ubwo nuva moto yose mfashe nsanga ari nshyashya, indi mfashe nsanga ari nshyashya, usanga ari 10 ari nka 50 bapanze umurongo umwe. Bose buri wese yiteguye ko ashobora kuza kugira amahirwe. Kuvuga ngo icara witeguye nkura mu motari, icara witeguye nkura muntu ucuruza amayinite, witegure ko umukiriya ari buze, ntuzahari buturuke, ntumuzi nimwavuganye, ariko uvuge ngo amahirwe yanjye nanjye ashobora kuza kugera kandi ashobora kuza kugera wenda nabuze abakiriya 3 bagomba kumpa 500 nkabona umpa 5. Nuko bimera mu buzima. Motari icyambere yakoze yashatse permis arayibona cyane, ashaka moto yayigura, yaba ari yayiroba, yaba ifite ideni, araje ashaka n'ibyangombwa, araza aparika moto yiwe hariya ku muhanda. Nuko aje gutwara wowe mutaziranye kandi agomba kugutwara. Noneho hari n'ikindi uzarebe, nushaka numara gutega uzagenda ugera aho ugiye uhita ugaruka, urebe ko ba bandi bose wahasize hari n'umwe uhasanga, usanga haje abandi bashya. Haba haje abandi bashya kandi baba bagiye bajyanye abandi. Cyane. Rero
kugira ngo wenda dusozeho gato kuri kino kiganiro, umujene ashobora gutera imbere, amahirwe arayafite, ariko biragusaba kugira discipline. Discipline twayisobanuye, ni gahunda ngenderwaho y'ubuzima bwawe, umurongo ngenderwaho y'ubuzima bwawe, biragusaba kugira discipline. Rero nk'umukristo noneho, kuko Joseph yabivuze ngo icyatumye ampamagara cyane no kugira ngo mbihuze n'ubukristo. Umukristo nababwiye yuko ibibazo n'ibindi byose twese tubihuje, abemera Imana n'abatayemera. Ariko abemera Imana, ikintu kidutandukanya n'abatayemera, nabo bafite uko bajya bakemura ibibazo byabo. Ariko ndabwira wenda abantu bose abayemera, kugira ngo mwumve twebwe abayemera uko tujya tubigenza. Iyo ugeze ahantu bikunaniye, uzi yuko Imana yakwemereye ko ni umupatina wawe. Buriya Imana ni umupatina, Imana nawe ni nk'umufatanyabikorwa. Mu byo turi gukora byose bipfa kuba ari byiza gusa, kuko Imana ishaka kugirira abantu neza. Imana ni umubyeyi, Imana ni umubyeyi, ishaka kugirira abantu neza. Kugira ngo ibagirire neza izakoresha abandi bantu. Noneho ba bantu kugira ngo ibabone, ikeneye umuntu w'umwizerwa nka Joseph wemeye gufata kamera ye, gufata amafaranga akayashora mu bikoresho bitandukanye, akavuga ngo reka nshyiraho channel y'inkuru z'ibihe nshobore kuganiriza abantu mbabwira. Ni ukuvuga ngo Imana ikeneye kubona umuntu nka Joseph wemeye gufata urwo rugendo, akavuga ngo uyu muntu reka muhe umugisha, kugira ngo muri we abantu bose bazahura nawe nabo bahabwe umugisha. Urumva? None rero iyo wakoze ibintu byiza ukabona urananiwe, genda usenge ubwira Imana ngo Mana, ko nzi ko twatangiranye bigeze haba ntangiye kunanirwa, bimeze gute? Ntukiri umufatanyabikorwa ngo tubimenye ko nabuze amafaranga yo gutangira, bigenze gute? Ko nabuze abakiriya. Imana nk'umufatanyabikorwa mu buryo bwayo, sinzi uko izabigenza, ntitujya tumenya inzira zayo ngo bigenza gutya, ariko irabikora ukabona ibintu bigenze neza. Njye nawe muri experience yanjye sinkunda gusenga pe ndikinga, urumva? Ariko iyo nkoze nyine ibintu bikanga pe, ngira isengesho rimwe ntatse Mana, ibi bintu ntabwo ushaka ko mbikora, gereka ibindi nkora, cyangwa niba ubishaka mpimbaraga ngo mbikore. So byanze bikoze resulta ziraboneka, ushobora kubona kuba redirected cyangwa nkabona energy, nkomeza nkakora bya bintu. Ariko nyine iryo ni ryo ngira, kuko nemera ko akenshi ibintu dukora, sibyo? Ibintu dukora hari ibyo dushyiramo umwete tukabishaka, ariko Imana ishaka ko hari ibindi bintu usanga bitari byo, wagiye mu cyerekezo utagomba kugana. Ko nanone muri ino si turimo nyine turi abagenzi ba mugani, ariko nta muntu uzagenda mu muhanda wawe, umuharuro wawe uzawugendamo wanze ukunze. Ubuyobozi bw'Imana rero ni ingenzi muri ibyo bintu. Petero na bagenzi be baraye mu nyanja baroba ngo ntibagira icyo bafata. Yesu mu gitondo aje arababwira ngo nimuhindure mujugunye hano hirya. Noneho baramubwira mbere yuko bajya kujugunyamo, bamubwira ibyababayeho nijoro. Kuvuga ngo amazi amwe, amazi namwe, ariko icyerekezo kirahindutse. Niba bari barobeye ibumoso, akavuga mushyire iburyo. Noneho baramubwira ati ariko rero master, twaraye turoba ibintu twabiraye, none ntacyo twabonye, ariko kuko ari wowe ubivuze reka tupfe kubikora. Bafata ishuri barazijugunya ngo babonye amafi arabananira. Urumva iyo ni direction y'Imana. Hari igihe ushobora kuba washyize imbaraga ahantu hatari ngombwa, Imana yazi ikakubwira ngo imbaraga washyizemo ni nyinshi ariko zari zo kwivunira ubusa. Biranahuye, urumva? Kariyeri barimo n'iy'uburobyi biranga neza, babona direction ubundi mu burobyi cyane, bari bakiri muri wa murimo n'ubundi. Bati kera sibyo bakoraga, kera hari ibindi bintu bakoraga, agenda habasanga umwe ari gusoresha mubwati bashapete munkurikira, ibyo bintu urimo umuntu cyasuje, ibyo bintu urimo bireke ngo nunkurikire, bagahita babakurikira. Nayo ubundi ni direction, nayo ni direction, kuko ushobora kuri mu bintu Imana idashaka ikagusaba ngo ubivemo completely, ugira ibindi bintu, ugende ujye mu bindi bintu bitandukanye n'ibyo ngibyo, utangira gukora. Ntuzagire ubwoba bwo kugerageza ibintu bishyashya. Imana wumva umutima ari byo ukwemeza. Rimwe na rimwe tuvuze Imana, hari igihe ugira ngo wenda ni umusaza muzahurira mu nzira. Oya, Imana ivugana nawe mu bitekerezo byawe, Imana ivugana nawe mu nshuti zawe, mu bitekerezo by'inshuti zawe. Imana cyane ivugana nawe muri Bibiliya.
cyane cyane mvugana nawe muri Bibiliya kuko nabibabwiye nugira umwete wo gusoma Bibiliya uzasanga nta kintu kimwe ijambo ry'Imana bitavuzeho. Jean urakoze cyane. Kare twigeze kuvuga ku kintu cy'amaturo ngo ndavuga ngo ntutuzwe n'amaturo ngira ibintu nk'ibyo. Reka duhindure icyerekezo cy'ikiganiro natwe tuye mu gice cya kabiri. Ubundi utunzwe n'iki nimba udatunzwe n'amaturo? Kera wakoze akazi ka 700, wakoze ubu agenti, ubwo hari n'ibindi byinshi wagiye ukora. Urugendo rw'umuntu sirita urugendo rw'umusore ni urugendo rurerure cyane iyo usubije amaso inyuma, cyane cyane nk'abasore n'abagabo tuba twaravuye mu rugo ntawe dusize inyuma, ahubwo bategereje nyine bavuga ngo umwana wacu yagiye guhaha azagaruka twubakira amazu, azagaruka dukiza abaturanyi, ibintu nk'ibyo. Atugire mu manza tutarangije, adukure mu manza tutarangije, nitunagenda tuzimusigire. Jean, utunzwe n'iki nk'umujene? Urakoze. Ngewe nk'umujene navuga yuko ntunzwe no gukora. Yego, utunzwe no gukora. Ntunzwe no gukora. Simbana n'ababyeyi wenda ngo mvuge ngo ababyeyi nibo bangaburira. Ubwo urumva niba ngomba kuhaba ndarya. Inzu mbamo sinjye wayubatse ndayikodesha, ubwo ndayishyura, sibyo? Kuvuga ngo kugira ngo nyishyure ngomba kuba nakoze, ngomba kuba hari ikintu runaka nakoze. Rero ushobora kuvuga ngo Jean ngo kora iki? Nabikubwiye, gukora ni discipline umuntu aba yarihaye. Hari nubwo ukora discipline? Ukora discipline? Ndavuga gukora ya discipline yo gukora ni ikintu umuntu aba yariyubatsemo. Sinjya nkora kugira ngo nkunde mpembwe. Njyewe niko mu mutwe nkoze. Ntabwo nkora ikintu kugira ngo mpembwe, ariko nanone sinareka guhembwa nakoze. Urumva? Nkora kubera ko nyine hari ikintu ndi gukora ndagishoboye, nahawe amahirwe yo kugikora. Hari n'ibintu ushoboye gukora batari baguha amahirwe yo gukora. Igihe cyose uhawe amahirwe yo gukora ikintu ushoboye gukora, ugikora unezerejwe n'icyo ngicyo ubwacyo, noneho nyuma ushobora kubona inyungu zabyo. Rero natangire kuri ibyo by'ubuyede bakama 700. Ugiye kudushyira muri kariyeri yawe noneho. Ubwo nahereye aho, nahereye aho. Guhera icyo gihe gahunda yo gukora yarakomeje. 700. Nari ndi kwiga kugira ngo ntazakomeza gukorera 700. Ndarangiza kwiga, narangije kwiga imibare na fizike na shimi. Aho Yesu. Sinayibonamo akazi. Nari nzi ko imibare na fizike n'ubutabire. Nari nzi ko nzabibonamo akazi ko kubyigisha. Igihe nari ndangije kwiga, baravuga ngo nta muntu wemerewe kujya kwigisha adafite impamyabumenyi yo muri TTC. Icyo gihe kwigisha biba bivuye kuri gahunda y'ibyo nateganya ko nshobora gukora. Kubera iyo mpamvu, buriya amasiyansi hano mu Rwanda turayiga ariko ntabwo tugira ahantu ho kubikoresha. Ariko kubera ko narakuranye ya spirit yo kuvuga ngo nta murimo mubi, siyansi turaziga tukazifata mu mutwe. Tuzifata mu mutwe gusa ntabwo ziri practical. Ntabwo tuzibona nyine uburyo buri practical bwo kuzishyiramo. Nta kibuga gihari. Naho kiri wenda n'ibyo ubona nyine ushobora kuba washyira muri practical, nko kuvuga ngo wenda wize shimi, wakora amasabune, wagira utuntu uvangavanga tukagira ikintu bibyara, ubona ingredient udashobora kuzibona byoroshye. Birahenze cyane ku buryo udashobora kubibona byoroshye. Noneho rero kubera icyo gihe mpita njya mu by'ubu agent. Niho nabikoreye bira by'ubu agent icyo gihe bwari ubwa Airtel. Nibwo ngewe nakoreyemo. Na MTN nayikoragaho gake ariko cyane ari ndi muri Airtel. Icyo gihe rero icyo nari impamvu yatumaga ndi kubikora, navuga no ke nta muri mutantunga. Pfa kuba mbona amafaranga yo kugura ibyo nambara, nkarya, nkanywa, nkajya gusenga. Ibyo birampagisha. Ibyo ngibyo niba nariye, nkanywa, nkaba naryamye, nayo nkire mu rugo, nta kibazo kindi mfite mbese gikomeye. Ibyo ngibyo niba bikemutse nzaba ndi gutekereza n'ibindi uko bizakurikiraho. Nkomeza kwiga noneho nyuma y'aho ngaho, nyuma y'iyo shimi na fizike n'imibare. Nkomeza kwiga, njya kwiga ibijyanye n'ubuzima n'imiyoborere ariko mu by'ubuzima. Ubwo ni healthcare management. Ndabyiga. Nabyo aho mbirangirije ntabwo nahise mbona akazi kabyo. Donc si ubuganga ntabwo ari ukuvura, ntabwo ndi muganga uvura, nta nubwo ari ugutanga imiti.
ahubwo ngewe icyo nakora icyo nakora cyangwa muri ibyo bintu nize ni uguhuza izo serivisi zose, ni uguhuza iyo serivisi y'abaganga bavura indwara, serivisi y'abantu batanga imiti, serivisi y'abantu bita ku barwayi baba ari abaforomo basanzwe batari kubaha iyo miti ariko bari kubitaho, guhuza serivisi y'ibitaro na serivisi ya insurance, kuriya amasiranse bajya kwivuriza bakayitanga kwa muganga bakababwira ngo burishyura 10%, 90%, ubwo no kuvuga ngo najya kuyishyuza iyo 90% muri asiranse nkabihuza byose, ni kuvuga ngo iyo niyo reka dufate ubuzima, igice cy'ubuzima nk'igare. Yego, igare rigira amapine, iminyururu, bla 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 bla, kuriya nyine ryubatse ryose, ariko kugira ngo igare rigende hagomba kubaho umuntu ajyaho akanyonga. So ibyo nibyo wize. Ibyo rero no kuvuga ngo muri sector y'ubuzima yaba ari nk'ibyo ngibyo, uvuga ngo no guhuza ibyo byose kugira ngo bishobore kuraninga neza, bishobore kuraninga neza, ntihagire na kimwe kibangamira ikindi. Wa muganga ntahangayika avuga ngo navuye abarwayi 10, ariko kugira ngo nzajye kubishyuza ndatanga umwanya wanjye ngiye kujya guhagarara ikibazo kinkomereye, cyangwa umurwayi abe yaza kwa muganga ngo avuge ngo nirirwa hano kwa muganga, umuntu ashobora no kuzahapfira. Rero twebwe icyo dukora muri ibyo twize ni ugushyiraho system zituma abantu bose bakora ibyo bashinzwe gukora, n'abantu bakabona serivisi bagomba kubona kandi bakazibona neza ku gihe, none mu buryo butabahenze. So ibyo rero nibyo nize, nabyo nari kubwira ngo ntabwo nahise ko mbibonamo akazi, ariko nakomeje kuvuga ngo Imana buriya hari byanze bikunze, bimwe nandi kuvuga ngo dushakisha amahirwe ahantu hose. Yego, aho Imana iguhaye amahirwe niho uyabona nyine, niho uyakoreshereza. Icyo gihe rero aho ndangirije kwiga ntahise mbonamo akazi, nari niteguye gutangira kujya gushakisha internship muri ibyo bintu, cyangwa se nazo zabura ngashaka ikindi kintu nyine nkora kugira ngo mbeho, ndabizi ko ari ugukora, ni uko ugomba gukora kugira ngo nkomeze mbone rya 700. ngomba kuba hari ahantu ngomba gukora tu. Icyo gihe rero nari ndi gushakisha mu mutwe, ndi gushakisha ahantu ngomba gukora. Ku rusengero hari ibyo nakoraga ariko bitari bimwe bishobora kumpa amafaranga, ariko nkabona nyine ntashobora gukomeza kubimentena kandi nta mafaranga ndi kubona yo gukomeza kuguma muri Kigali. Nari niteguye gusubira iwacu mu cyaro, nkajya gukora niba bavuze ngo ni kuri restrategize, kongera kwiha indi strategy ugomba gukoreraho nyine kugira ngo ubone uko ubuzima bukomeza kugenda. Wari witeguye gusubira kure kugira ngo usimbuke? Yego, nari niteguye kuvuga ngo reka nsubire mu rugo mara nk'icyumweru ndi gutekereza ikintu ngomba gukora kindi gishyashya gishobora kumpereza ubuzima. Hanyuma icyo gihe ku rusengero barampamagara no barambwira ati none turaguha ikindi kintu turajya tuguha amafaranga ya transport. Ndavuga okay, n'ubundi imirimo nari ndi kubakorera yindi nari ntarayirangiza neza, none umwanya amahirwe mu mpaye, reka nze mu mpiyo transport kugira ngo njye mbone uko mva mu rugo nzaho ngaho nta kibazo, ariko n'ibyo nari ndi gukora bindi nabyo mbanze mbirangize neza. Kigiye nari umuyobozi wa Serire. Serire ubwo nuvuga ngo ni nk'umuryango remezo ku bakatolike, umuryango mutoya w'itorero ukorera muri quartier runaka utuyemo. Noneho rero icyo gihe nari nabuze undi muyobozi nsimbura, ko nendaga kugenda ariko nabuze umuyobozi nsimbura. Noneho ndavuga okay, noneho ubwo bampaye amahirwe kugira ngo njye kuba mpakora, yari amezi make nyine yo kuvuga ngo ndimo ndakora mbafasha, ariko bakampiye transport. Ndavuga nta kibazo reka njyeyo rero bakayimpa gukora ngataha na bya bindi nkajya kubijyamo. Akazi gasanzwe cyangwa akazi kajyanye? Kari akazi gasanzwe katari nyine ni ku rusengero. Ku rusengero haba ibintu byinshi. Ku rusengero buriya tuharebe nko kwa muganga, nkuko twatuvuze ngo muri health management hari uhuza ibintu byinshi. Pasiteri aba ari pasiteri, ariko ntabwo ari ubara amaturo, ntabwo ari we uhemba abakozi, ntabwo ari we ukurikirana buri gahunda yose yo ku rusengero. Donc urusengero ni institution, ikeneye nayo gutera imbere kandi igakenera amaboko y'abantu, baba abakristo n'abatari abakristo, kugira ngo kuko pasiteri si uzubaka urusengero, agomba gushaka abafundi. N'abakristo wenda bashobora kuvamo abafundi bakakora, ariko ntibazakorera ubuntu cyane. Urumva rero icyo gihe ibyo nari ndi gukora bampaga transport. Hashize amezi nk'atatu ndimo ndabikora,
ubwo nabwo igihe twari twavuganye cyari kirangiye. Wararangije kaminuza? Narangije kaminuza. Ugakorera transport cyane. Nari nyirangije mara amezi 3 ndi gukorera transport, ndi kuvuga noke n'ubundi amahirwe mfite namwe gusa, mfite amahirwe yuko nahise nsubira mu rugo, n'ubundi igihe nagombaga kuzakoreramo gushaka indi strategy y'ubuzima, ubwo muri ano mezi mpawe ndabandi no kwishaka. Yego. Ngatekereza nkavuga noke muri transport bari kumpa nabwo ngomba kugira amafaranga make yambika, kugira ngo nibiba ngombwa ko strategy insaba kujya ahandi hantu kure yaha, nzaba mfite ubushobozi bwo kujyayo. Yego. So nukuvuga kandi nanone ngomba kaminuza, akenshi abantu barangiza bafite inzozi nyine z'akazi keza. Njye se sinari nzifite. Nawe wari uzi cyane ko nayo kigena ari n'umwarimu muri kaminuza, urabizi ko twari turi kwigisha, abavuga ngo twarabarimu ko twaraba TA, twarabafasha abarimu ba kaminuza. None ubonye akazi kaguhemba transport gusa, aho kwicara ngo wijojo. Turavuze ati aya ni amahirwe mbonye yo kutajya kuri strategy ngira muri Nyamasheke. Sinshaka kujya kure, reka nguma kujya kure, noneho reka nkoresha ibyo ndi kubona ahangaha, ku buryo n'igihe nikirangira bikansaba kugenda nzaba mfite uburyo noneho ngenda cyane. Uvuga ngo niba ufite strategy uri gushaka kuzaprayinga mu minsi iri imbere cyangwa kuzagendera mu minsi iri imbere, ugomba kwiteganyiriza. Donc bwa mbere wari ugiye gutaha utahanye degree? Nari ngiye gutaha ntahanye degree. Ni kimwaro wari ucyuye? Mbo nticyari kimwaro, kuko nibwo nari nkirangiza, nta muntu wari kunseka, nta muntu wari bunseke ngo nyine ngo kubera iki nguzanye degree gusa, nayo cyari ikintu kidasanzwe. Bakayikoresha iki se? Uwo ntacyo bari buyikoresha, ariko bari babyishimiye nabyo, kubera ko hari igihe nari ngiye kuva mu ishuri imbere. Ibyo byose nabivuze. Hari igihe nendaga kuzarivamo rwose, nari ngiye kurivamo ntanabagishije inama. Mbo umuntu wacyuye degree, ntiyumve tuvuga ngo ni ikimwara cyuye, ariko nyine ababyeyi badutegerezaho ibintu byinshi. Baba badutegerejeho ibintu byinshi, kandi nubwo navugaga gutyo nari mbizi yuko ntamarana nabyo. Ntabwo ushobora kurenza ibyumweru 2 ngo wazanye degree. Bari kunyishimira mu byumweru 2, mu byumweru bindi birenzeho bakandakira. Kikaba ikibazo gikomeye. Usanga ndimo ndashwana nabo, isabune yashize, kandi bari mukuri. None ariko icyo gihe nanjye ntabwo nari niteguye ko ngomba kugenda ngo ntinde nta kintu ndi gukora. Yego. Nzi ko ndi bugeyo, haruhuka ibyumweru 2 bakinyishimiye, nyuma yabyo nkaba namaze kumenya ngo ngiye gukora iki kizatuma ntazongera kugaruka n'ubundi wasubira naho naba mpari nta kibazo. Nishaka mbe ndi mu rugo, ariko benzi ngo hari ikintu ndi gukora kindi kiri kongera agaciro. Ubuzima bwanjye ni njye ubu kubisponsoringa. Nimvuga ngo kubisponsoringa, sinzi ko abantu baragira ngo wenda no kubyirata, ariko ubuzima nyine ugomba kuba ufite contribution uri gutanga ku buzima bwawe. Kuko ufite imbaraga, niyo mpamvu Imana yaziguhaye. Ikindi uranakuze, niko tubyita. Iyo urangije kwiga uba wakuze, ufite ubwenge, warize, ugomba kugaragaza ko ufite ubwenge kandi ufite ikintu burimo burakumarira. Gusa byose n'ubundi Imana niyo wongera kwiyambaza ukavuga ngo iyi strategy nayise imbere yawe Imana, uzamfasha igende neza. Icyo gihe rero nyuma yo kumpa transport mu mezi nka 3 byararangiye, barambwira bati okay, ibyo wari kudufasha turabona ubikora neza, none reka tubiguhe nk'akazi, ukomeze kubidukorera nk'akazi, tuguhembe nk'abandi bakozi bose, tukwishyurira imisoro n'ibindi byose. Mbo ubwo niko kazi nahise nkora, nyine navuga ngo nakazi ka mbere nahise nkora. Ndagakora, ariko ngakora ndi gutekereza ngo ndashaka kujya muri field yanjye. Wari ufite iyihe position? Kari akazi ko muri finance, mu bijyanye na comptabilité. Ubwo ari ukwakira ya maturo, kwakira imisanzu y'abakristo, kwakira n'umukontabire w'urusengero. Wari Yuda w'urusengero. Niko Yuda yari umukontabire buriya, kuko Yuda niwe wari ugendaga umufuka w'amafaranga w'imiya. Yuda niko ivuga ngo ni umufuka w'imiya. Rero nari ndi muri uwo mwanya. Urumva ikindi nabwo buriya umuntu yagubwiye ngo jya mu mafaranga, kandi atari byo wize gusa. Kuvuga ngo nari narabyize mbifitemo ubumenyi bw'ibanze, basic. Yari nk'umusingi gusa usanzwe. Urumva muri ibyo bintu twize, kubera ko ugomba guhuza ibintu byinshi, bakwigisha ubumenyi bwose bw'amafaranga, ukamenya uko bumeze iby'ibanze, ahandi mbese ukamenya iby'ibanze. Icyo gihe rero nibwo bampereye akazi, ubwo bumenyi bw'ibanze nibwo bampereye akazi. Ariko cyane nkavuga noke buriya ntiwamenya nyine impamvu Imana ibikoze gutya. Ushobora gusanga hari ikindi kintu ngomba kwigira hano ntarinzi, cyangwa hari umusanzu ngomba gutanga hano
bari bakeneye avuga no ke ubwo Imana ihisemo kutampa akazi mu byo nashakaga ikaba ikampaye muri ibi ngibi nta kibazo nabyo reka mbikore kandi mbikore neza. Nk'umwaka wa mbere cyangwa umwaka wa kabiri ndi kubikora ntago nabikoze mbyishimiye cyane. Nimvuga ndavuze ukuri sinshaka kubeshya ngo mbwire abantu ngo nari nabikunze kubera ko ntibyasaga n'ibyo nashakaga. Ibyo nashakaga ntabwo ari byo byari nari mbonye, kuko bibaho mu buzima kubona ibintu utashakaga. Noneho ngakomeza kuvuga ngo ariko nubwo ntabyishimiye nibyo bihari. Ngasenga nkavugana Imana, ngiye wangenje ute kubera iki ngiye utambaye ngo njye gukora, nanjye njye gukora mu bitaro, kuko ubwenge numvaga mfite bwari bwo kujya mu bitaro ngahuza serivisi, cyane ko rimwe na rimwe hari nubwo nicaraga nkavuga ni mu bitaro abarwayi barimo barafatwa nabi, kandi yabaga nari mpari hari uburyo nari kugerageza guhindura ibintu ku buryo abarwayi babitaho bakabona serivisi yabo nziza nta muntu n'umwe uvunitse. Uko nibyo nari narize nyine kuba nashyiraho system zimeze gutya. Ariko nyine birahinduka, ndavuga no kereka nkore muri ibi ngibi. Rya somo rivuga ngo umurimo wose werekejeho amaboko uwukorane umwete. Ndavuga ntubwo ari byo mfite gusa, reka mbishyiremo imbaraga zanjye zose. Google irahari, ibyo nze ntazabanze nzajya nyibasa. Bisaka ko hari ibintu byinshi. Ejo bundi nari ndimo nganira na Vivensi wo kumurava. Vivensi niyo aratuye ati internet, imbuga nkoranyambaga ziriho ubumenyi bwinshi bw'aba expert benshi kandi ku buntu bwinshi kabisa. Ikibabaje nuko turiho nyine ducuruza ikawa cyane, ducuruza ibindi biranga ikawa ivura indwara zose iguriye mu magana. Icyo gihe ndavuga ntoke sindi umu expert muri no field banshyizemo, ariko ndi umu expert mu kwiga nziga tu kuko nize kwiga. Nize kwiga, ngomba rero kwiga. Igihe mpuye na challenge ngomba gushaka ibisubizo. Aho nzagira nkumva birananiye ntabishoboye, nzabaza abantu nibatampa ibisubizo biri direct, nzabaza internet nitampa ibisubizo ubwo nzaba nananiwe, nzamenya ko byanze. Ariko muri iyo myaka yose ubufasha nagerageje gushaka ari kuri internet, ari mu bantu baba expert barabumpaye, ndakora ibyo nakoraga nabikoraga neza kugeza igihe byabaye ngombwa ko mpava njye noneho muri field yanjye y'iby'ubuzima. Mu by'ubuzima aho nari ndi gukora. Ibyo wabimazemo imyaka ingana? Nari mbimazemo imyaka almost 5. Imyaka 5 uri umukontabure ku rusengero. Hanyuma mbivamo. Icyatumye mbivamo ko ari kugira kuko ya passion burya ni cya kintu ndi kuvuga ngo inzozi zawe n'ubundi rimwe rimwe ntizijya zipfa, nta nubwo usiga ikintu, nta nubwo ushobora kubisiga nyine bikurimo. N'umutima wakomeza kumbwira ati ariko genda ujye no muri ibi ngibi nabyo, genda ujye no muri ibi nabyo. Njya gushakisha amahirwe rero, aho nyabonye nayo ndayafata. Nayo ntiyasaga nk'amahirwe cyane, ariko nyine ndayabonye ko ari amahirwe, ndavuga no ke nayo reka nyafata banze ndebe ngerageze nabyo njye kureba. Ubu ukora mu bintu wize? Ubu ngubu nabyo ngira ngo nshobora kuba mbivuyemo vuba. Nahise mbivamo ko nabigezemo nsanga n'ubundi bigiye kumera nka bya bintu nari ndimo mbere. Ndavuga noya reka mbe ndetse noneho ntegereza. Ubu ngubu nta kintu ndi gukora muri ibyo ngibyo, ndakubwira aho ndi gukora handi. Warunkanze ariko ndakubwira ibyo ndi gukora ubu ngubu naho byatangiriye ko niho nashaka guhera. Nashaka kugira ngo ndangize ibyo ngibyo byo ku rusengero uko byari birangiye. Ku rusengero hari ibindi ngiri kuhakora bindi, ariko ibyo byo mu mafaranga nabivuyemo, sindi kubikora. Ariko urumva nibyo byari bintunze, kuko wambajije ngo utunzwe n'iki. Niyo mirimo nakoraga. Ntago nicaraga ngo bature bayampe njye kurya. Oya, sindi umusabirizi. Nayabonaga nakoze nk'uko undi mukozi yakora handi nawe bakamuhemba, kuko niyo ntahaguma ngo bampembe nk'umukozi, nashoboraga kuhava nkajya gushaka akazi ahandi hantu nabwo nkakora bakampemba, nkanagaruka ngakomeza kuba umukristo mwiza, nkaba umukristo mwiza nk'uko abandi bose nabo n'abakristo beza. Ibyo rero ndavuga ko yari amahirwe y'akazi nari mpabonye, kandi naragakoze kuko nari nshobojwe n'umutima wanjye wose. Ikindi hagati aho ngaho ndi ku rusengero hari urubyiruko dusengana, baraje barambwira bati reka dutangire kampani.